nazigihura n'intambara nyinshi sinzi yavuze ibi sinzi Karenzi yabaye Karenzi SKFM yazanye intambara SKFM cyangwa yazanye yabaye ikibazo ibirego ni byinshi hirya no hino kimwe kivaho hajyaho ikindi ariko ndagira ngo muhire abantu yego nje nihuta ntabwo bashira impumu neza ni nayo kibazo brana iyo mbona ko nsinyana kandi ko bimubwira umuntu akicara hano ntabwo ashobora guhita avuga kuko urumva ariko reka mvuge ngo SKFM irahari kandi wa mwimerere mutuziho na mbere y'aho twakoraga n'ahandi nta kizahinduka ngira ngo nigeze kuvuga hano ko ntiteguye kujya muri izo ntambara kubera ko mfite byinshi numva nkwiye kubashyiramo imbaraga kandi nibyo birahari ariko ndagira ngo mbwire abantu ikintu kimwe kandi His Excellency Paul Kagame yageze kubwira abafaransa ngo les faits sont têtus ashaka kubabwira ngo ibyo mwavuga byose ibyo mwakora byose les faits sont têtus ni ukuvuga ngo ukuri cyangwa se sinzi mu kinyarwanda uko nabivuga igihe bahabwa amasaha 48 ariko donc ukuri kuzaguma ari ukuri kuzahinduka sibyo kwanga Karenzi kwishyiramo Karenzi cyangwa se SKFM cyangwa undi munyamakuru wese uri hano ntibizahindura ko abanyarwanda badukunda kandi abanyarwanda kudukunda hari ibyo batuziho ntawe tubisaba ese hari icyo twabaha nicyo twabahaye abantu kiramutse gihari nabo bagitanga rwose ntabwo ari icyaha nta ruswa twabivuze ntabwo ari icyaha imeni nawe bikomojeho avuga ati nta muntu waje kubwa impuhwe kare nta waje ko ahamagaye Karenzi nta nubwo byashobotse kuvuga ngo Karenzi ariko ko mfite mwene wacu wamuhaye akazi ibyo ntibyo gushoboka yari guhera kuri bene wawe vuga ngo nudahari nuzabavuya navuze ni umutwe ugomba gushyuha kuko ngo ninde wamusimbuye niyo mpamvu ari ikiganiro cya mbere cyatekerejweho si ugufata ubonetse wese niyo mpamvu mvuze ngo abatwumva ntacyo twabahaye reka ko ntitunabazi bamwe ntituzanabamenya rwose abatwumva bari ku migabane yose y'isi yikuyeho cyangwa n'imikoro yavuyeho abari burayi baratwumva bari muri Amerika baratwumva imigabane yose hari abo tutazanamenya rwose radiyo kuba abantu bayikunda bakayumva si icyaha kuko nabyo bikibazo ntabwo umuntu urodinga amayinite akajya kutwumva kuri YouTube akatwumva kuri FM ntabwo tuba tuzi ahari ntituzi n'impamvu abikora sibyo twicyo dukora dushyira ingufu mu kumuha ibiganiro bimushimisha akanyurwa so aba birirwa rero numva bikanira byacitse radiyo yabaye radiyo hari ikitazahinduka rwose hari ikitazahinduka naravuze ngo ntabwo intambara zose ari ngombwa kuzirwana ariko nanone ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko icyo uyu munsi ducuruza ikidutunze ikitubeshejeho ni amazina yacu kandi amazina ni abanyarwanda bayaduha kubera ko hari ibyo tuba twabahaye sibyo ntibazakubeshye iyi siporo imyaka tuyimazemo abantu baratuzi ibisambo barabizi inyangamugayo barazizi ibintu byose barabizi abantu baratuzi so ntabwo rero
ntabwo nzihanganira ibindi byose nabyihanganira. Umuyobozi wese wo muri iki gihugu urwego ariho rwose nakwihanganira ko wamugeraho ushoboye kumugeraho, sibyo? Ukamubwira ko Karenzi ameze atya nubwo yaba afite uko anzi, sibyo? Wowe ukamubwira uko ubyumva, sibyo? Ukamubwira ko ameze atya, ukamubwira ibyo ushaka byose. Ibyo ntacyo bintwaye. Kuba wanteranya ku muntu uwo ari we wese mu gihugu, ibyo nta kibazo. niba byabimutunze, icyo ntazihangane niba bisavinga inyungu zawe, ukumva ko kunteranya n'aka cyangwa guteranya SKFM hari icyo byagufasha, ibyo nabyihanganira. Proviko hari icyo bigufasha wowe mu nyungu zawe runaka. Ariko ikintu kimwe ntazihanganira ni ukunteranya n'abanyarwanda muri rusange, ni ukwirirwa ku izina ryanjye hirya no hino uritobanga, kuko niryo ringejeje aha, niryo rintunze, ni naryo nteganya ko rintunga, kuko njyewe mfite kariyeri, mfite umwuga, niwo mbamo, nibwo buzima bwanjye, nibo abantu banzimo, sibyo? Ufite n'igihe kirekire cyo gukora. Ufite n'igihe kirekire. Sinzihanganira rero umuntu wirirwa ku izina ryanjye aritoba. Nzihangana rimwe kabiri gatatu kubera ko hari ibyo ndengera, ariko nibirenga umurongo utukura, hari ibyo utazihanganira, hari ibyo ntazihanganira. Sinzavuga umunyamakuru uwo ari we wese, kuko bose ndabazi uko tubana, uwamutumye bose ndabazi, turaziranye bihagije. Nta munyamakuru nafata umwanya wo kuvugaho, sibyo? Ibyo ntibizambaho. Umuntu wese wumva ko ari umunyamakuru akumva hari icyo bimufasha kwirirwa ku izina ryanjye, sinzamusubiza, kuko aho kwica gitera genzi iki kibimutera. Ubwo rero abatumwa kuri Karenzi, umuntu wese abavuga ati genda urase Karenzi, sinzavuga uwo mvuga, genda urase kuri mikoro Karenzi, nzavuga bari inyuma y'izo mikoro, abongorera babubwira vuga ibi, dore iyi radiyo, dore abanyamakuru, dore Karenzi, dore byagenze bitya. Uwo niwe nzavuga hano, kandi nzamuvuga icyumweru, si umunsi umwe, guhera kuwa mbere kugera kwa kuko hari aho bizagera nkumva biri tuma, noneho nta kibihagarika, sinsaba uburenganzira kuri radiyo yanjye cyane, si bya bindi n'igihe waba gushaka kuvuga ibi uranabizi cyane, ntubizi se? waka Karenzi byasabaga inama, bigasaba bavuga ati rero ibintu birakomeye, ni nta mpamvu, ndongera kwihaniza, ariko ugurumana igihe cyose ugurumana akakubwira ati ntabwo bishoboka, ndongera kwihaniza. rero ntabyo kuvuga ngo kanakangwa iki, oya, niba umurongo ntarengwa ndateguza, umuntu agiye kuvuga niba wawugezeho, ubwo nyine abe tayari, ni uguhera kuwa mbere. ko Sam ugeze ubwo bavuga kuri mikoro, uko ni ukuri seriye, uko ni yize kuvuga ati umunsi umwe, kuba byinshi nanone, umunsi umwe mwumva niba umunsi umwe arantungura nijoro, umuvuze ibyo nabyo sinabyibukaga, kuko hari ibintu bimwe ndabisuzugura gihe simbyiteho, ukavuga nanjye nuko nanjye numvise radiyo imwe, ibi bintu bimeze bite? hari ibitero nabikubwiye ufite, hari n'ukuntu ahubwo ngewe ari advice nge natanga, ibyo nahoze mbabwira, ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu n'ibyo bintu waba uri mu murongo wo kubikora, wabikora bitahita bizana wagutumye direct, no mfite tumwe expose nyine bigaragara. Nk'ubu nimba nkangiye mena navuze ngo kanaka bimeze gutya na gutya, ukahita ujya mu kazi ukavuga ngo oya ngo ntiyaje muri ibi n'ibi, yaje muri ibi, bitabyumvikana ko yaje muri vacances, genda uvuge ko bimeze gutya na gutya, donc si we witekerereje ibyo bintu, byibuze abantu banabikora byibuze mu bundi buryo jewe icyo bagihanga kurushaho, basanzwe ari abahanga ariko bashaka kunora bose. Ndagerageza kubahana n'abantu no kwifata, nibyo mba nifuza, no kwifata nkubaha abantu, ariko
hari umurongo utukura nk'uko umukuru w'igihugu agira atya akavuga ati Ububiligi twarihanganye bihagije mwaratwishe sibyo mwaratwishe kugira ngo anagaragaze ko buriya akunda ikiza cye aricyo nyine abanyabinyoma badakunda ibintu byose bivuga direct cyane twagize ibyago koronzwa n'agahugu gatoya nawe yahereye kwanza ati rero ko tungana kuko nawe nyine mu bwenge bwawe ushobora kuvuga uti Amerika irakugora kuko Amerika irakizira ko irakomeye Ububiligi ntacyo bagira urifite impamvu habaye rwaserera Trump yakubye inkunga ya Afurika yose hafi ibihugu byose bya Afurika kandi birahungabana of course Ubwongereza batanga inkunga cyane Abadage ibihugu bikomeye ariko si nyine Ububiligi waraho bisirimba aho ngo kubera ko ngo bakoronije u Rwanda akaba ari cyo kintu waraho bazenguruka isi yose u Rwanda rukabubahira icyo kintu bafatira ibihano ibihano lobbying hirya no hino u Rwanda rukaba icyo cyubahiro gusa bakoresha ko bafite ariko nta mumaro wundi office ya Union Europeenne hariya bafite ushaka ubuhari nk'ibyo bisanzwe ariko ushaka ubuhari sibyo ariko se niyo wabaha niyo izo nkunga zaba zihari uratondagira hari umurongo ukagira Karenza bakoresha hari abantu bibwira ko bari bulletproof sibyo bibwira ko bakomeye hano antibare bakomeye ariko nta kitagira iherezo hari igihe abantu batangiza intambara y'amabuye bakibagirwa ko bari mu nzu z'ibirahure ukaba warakoresheje amamiliyari y'ibirahure sibyo ukibagirwa ko urimo uratangiza intambara yo guterana amabuye kandi ari wowe uri mu nzu y'ibirahure kwa kuntu abigaza bajya gutera ibifaro amabuye ndihaniza ibifaro bya Israel muhe Karenza amahoro muhe SKFM amahoro iri hano and we are here to stay niba ushobora gushinga iyawe ariko ishyari ntabwo ibyo mwavuze abantu barabyumvise Karenzi niwe waguze abakinnyi bose bo muri APR no muri Rayon ababi gusa ariko abeza siwe abaswa bose niwe wabaguze ibyo byibaza abanyarwanda barabyumvise bihagije Karenzi amafaranga yakoze SKFM nayo yibye mu bakinnyi ibyo nabyo byarumviswe bihagije igihe nikigeze ngo abantu bamuha amahoro ariko ikirimo nimba se zimwe warabikoze ukubaka radio ubwo wenda nk'uwo bikoze sezenyeza ubwo yubatse iki nta kibazo ariko se APR irahari irahari yubatse iki ubu uyu munsi nzire ngo ariko urabona ngo Rayon ngo hari ukuntu abantu bamwiyumvamo ngo ntabwo byumvikana uburyo na APR bamwiyumvamo ngo na Rayon bakamwiyumvamo ngo umuntu ngo arashaka ngo amakipe hari propaganda umuntu agomba guca ahubwo bakabyoje akavuga ati Karenzi ntabwo asanzwe ari cyo bita niba ayo makipe yose amwizera yombi akaba ashobora kumugisha inama agashobora gukorana nawe ntabwo ari ibintu bisanzwe abantu barabizi nindamuka ngiye Karenzi wirutse kuri ayo makipe ayo makipe yamukenera yombi apingana mu gihugu Karenzi ari n'uburyo wenda yorohamo we ibyo Rikari yavugira hano ibyo Yeme yavugira hano imbere y'Imana harona nicaze nkambwira ngo vuga ibi jya kuri mano ariko icyo ngicyo kinababaje ni kimwe ntabwo imyaka yacu Karenzi ngo umuntu bamubwire n'ikintu kinababaje ni kimwe nimba uri umuntu wowe ubwawe udashobora kwitekereza ikintu ngo kivuge wowe wikumva ko ngewe Emen ari kuri uru rwego ibi no kunsuzugure daye si byose wowe niyo muzi ko inshuro zose ibyo wabwivuga nyine utakivuga uzi ko udafite ubushobozi ufite n'ubwo kwikreye ikintu runangu wowe ugende nawe ugihagarareho njye ntabwo ndi nkawe nta nubwo biri bushoboke twubahane kare ari no kuvuga ngo ahantu wahazanye abantu puru kubahereza ibintu bagomba kuvuga ntabwo twagombye ko tujya muri deba ntitwumvikane ku bintu abantu twese tugashyuha bitewe n'ikiza mwese twumva ibintu kimwe twajya muri deba ikiganiro cyacu umwimerere wacu ni deba dufite n'abantu batwaga ibintu bitandukanye twebwe umwimerere bibaze ko na biriya bintu ntunabivuga ukabyumva kizakomeza no kuba icyambere ntabwo hano gufata ngo Kazungu kubera ko ari umusaza ngo ngewe ngo mfate iminota nta wundi muntu uvuga ya bintu byo kuryongora ntibikunda Kazungu tuvana mu kiganiro ko tugiye Nyamirambo nababwiye gute nababwiye sinzi ukuntu Sam ari buze kwakira ibintu navuze ariko nabigiraho ikibazo njye nzamubwira ko hari ibintu ngomba kujya nkora
ntacyo bintu mpfa kuba ndi umunyamakuru nzi ko ntari inkuru maze imyaka icyenda mu kintu no kubisobanura neza se kugira ngo binasobanuke twahuye muri stade se bambwiye ngo inkuru wakoze ubwo yavuze ngo nyir'ubwite turavugana yarabinyibwiriye hari ikirenze icyo uwo tubavuga nyir'ubwite yavuze ati ni inshuti yanjye turavugana si ibyo mpimba none se ubwo ntibavugana na nyir'ubwite wavuzwe hari ibintu utazi ubu ikibazo kiravuye handi hari realite niyo ngira ngo tunigire mu makuru kari agaciyemo n'iza ngingo zizana umuntu aba yarihanganye kenshi udusanze turi kubwira abanyarwanda amakuru rwose hari ikintu kitazahinduka nabyanze rikari niwe unyuze ndavuga ni ikipe ko bako uri twe twigiriye mu Mavubi dusigaye twisirisimba kuri aperi bisa nkaho twabuze amakuru nta muntu dore njye ntabwo aricyo yabuze amahwemo hari abantu bavuga ati njyewe nziranye n'uyu nakora iki wakora iki ubizi ute ko ibyo bintu byashoboka igihari nababwiye ngo hari bidakunda igihe kizagera baravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe umunsi navuze nzomora imitima ya benshi bashengabaye bashinjagira bashira hari ibyo nzihanganira Yesu yaravuze ngo ushobora kuntuka rwose ariko gutuka umwuka wera ni icyaha gikomeye nawe uravuga uti hari ibyo nemera cyane navuze ngo aho wanteranya aho wansebye aho wamvuga nabi hose genda ubikore ndahemera uwo wageraho wese ushoboye kugeraho mubwira ibyo ushaka ibyo ntacyo bintwaye afite ukwanzi kandi ari no ku rwego rwo kuba yatekereza akavuga atari ko se uyu muntu ibyo avuga mu bidufasha uyu munsi aho duhagaze baravuga ngo ibintu ujye ukoresha inyurabwenge yawe tekereza ni ukuvuga ngo uyu munsi tekereza buriya n'igihe abantu bose ushobora kubana n'umuntu ku manywa nijoro nkasubira abantu bose twaganiriye ariko uriya muntu yashakaga iki ugasesengura harimo kuninura nemera ko abantu bose baba bafite urwego burya umuntu ajya kuba umuyobozi imana iba yamuhaye iyo mpano aba afite ubushobozi aba akurusha ubwenge aba ashobora gusesengura ibyo umubwira ibyo rero njye ntacyo bintwaye icyo ntemera ni ukunteranya n'abanyarwanda kuko bo harimo n'abadafite urwo rwego rwo kwitekereza gusesengura no kuyungurura sibyo ejo azantera amabuye cyangwa yaterwa n'ibyo bati buriya namwemeraga ariko dore ibyo nibyo ntazemera ibyo sinzabyihanganira narabivuze ngo nzihangana 1 2 3 ariko hari aho bizagera umurongo utukura kumbona batangiye kuwusatira niba batangiye kuwusatira kujya mu rubuga rw'amahina ntibyemewe kujya mu rubuga rw'amahina ntibyemewe rwose n'ubundi dusanze mu nkuru ubu nawe baraje bayikwiyitirira twari turi kuri team manager w'u Burundi Kazungu ntiyaramuzi nari bamumwereka nuba ngo team manager w'ikipe y'igihugu waranze Darkonovic ariko sinanizi ko aba mu Bwongereza nibiga ko ari umuhanga mu yitwa Mitima ndetse nsanze na Imamuza ahubwo